Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 340 turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Reka dushimire Imana, dushyize hejuru izina ryawe, tuguhaye icyubahiro mu Imana igira neza. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye, turagushimira izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe ari bwo tuzaho, ibidushaka ari byo bitubaho, mu izina rya Yesu Kristo. Turasanga utubabare gukiranirwa kwacu, amaraso y'umwana w'intama wa Yesu Kristo adutwikire. Uwiteka turakwinginze ngo ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, ufungure amatwi yacu, ufungure imitima yacu. Uwiteka ufungure ibitekerezo byacu, ufungure nyakubahwa ibiturimo byose kugira ngo byitegure kumva no kumva ijambo ryawe. Turashaka guhindurwa n'amagambo yawe, tukagenda uko ijambo ryawe ritegeka. Turashaka kuyoborwa na Mwuka wawe wera buri munsi ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Duhe guca bugufi gutuma tukumva ijwi rye, kandi duhe guca bugufi cyane gutuma twemera kuyoborwa nawe. Izina rye nirihabwe icyubahiro, izina rye nirishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera, urakoze Data wa rushyirwe hejuru, amen. Uyu munsi turasoma mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 avuga ngo, kandi mwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyo biri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Icyisho cy'umunsi cyitwa Kubohoka ingoyi y'ubukene. Uko witekereza gufite umumaro, kandi nuko ubona nawe ukubona abandi nako kukugiraho ingaruka. Ibi byose bira mu bitekerezo. Uko witekereza burya gufite uko gutegeka uko witwara. Reka twemere iki kintu mbere na mbere. Hari ubwoko bubiri bw'ubukene. Hari ubukene umuntu yibonamo, hari n'ubukene abandi bantu bakubonamo. Kwibonamo ubukene ni ubusobanuro uha ibyo wibonamo byinshi bituma wumva ibyo ufite bitaguhagije ngo bigutunge ugereranije n'ubuzima wumva ushaka kubaho. Ariko nanone gusa n'umukene ni ubusobanuro abantu baha ibyo bakubonamo, maze bakabiheraho bavuga ko utazabasha kwitunga, bahereye nanone ku murongo bita w'ubukene baba barashyizeho mu bitekerezo byabo. Kimwe cyo kigaragara nta murongo w'ubukene ubaho, ni ibintu abantu bishyiraho. Umukene umwe ahantu hamwe ku isi ashobora kwisanga ari umukene ahandi hantu ku isi. Ubwo rero kwitekereza ugendeye ku byavuzwe n'abandi bantu ubuntu ubwabyo ni ikosa. Uko yibona bitegeka uko witwara, bikanategeka imitekerereze yawe n'ubuzima bwawe. Ubwo rero kwibonamo ubukene nabyo ubwabyo bihindura imyitwarire yawe n'imitekerereze yawe. Yewe nubwo ikinyuranyo cy'ubukire ari ubukene, ikinyuranyo cy'ubukene ntabwo gihe ari ubukire, gishobora no kuba kunyurwa. Imana ishimwe cyane. Kuba wasa n'umukene n'abantu bakabikubonamo, wowe wumva unyuzwe n'uko umeze, ubwo bukene ntabwo bugira icyo butwara imyitwarire yawe. Ariko uramutse ufite ubutunzi bwo mu isi, hanyuma ukaba utanyuzwe n'ibyo ufite, burya uba uri umukene mu bitekerezo, kandi uko kwibonamo ubukene gutuma witwara nabi, ukaba umunyabugugu. Muri Mariko ibice 12 umurongo wa 41 kuza kwa 44, Yesu arabisobanura. Atanga urugero ku bantu bari batuye, akagaragaza yuko abantu badaturishwa n'ubukire, ahubwo ko abantu baturishwa n'imitima inyuzwe. Biravuga ngo yicaye yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amakuta bayashyiramo. Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga 2 ariyo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye basagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yarasigaranye, aricyo yaratezeho amakiro. Ibyo biri muri Mariko 12 umurongo wa 41 kuza kwa 44. Ubwo rero ntukirebere mu ndorerwamo za bagenzi bawe, cyangwa z'inshuti zawe, cyangwa z'abo mukorana. Nubikora uzibonana isura itari yo, bitume witwara nabi. Irebere mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzigira tugira ubutunzi bugana hano mu isi, ntabwo bizabaho rwose. Ariko kunyurwa ko ntihabaho kwinshi cyangwa guke, uba ugufite cyangwa udagufite. Uko kunyurwa nimo umuntu atandukana n'ubukene bwo mu bitekerezo butuma ahora yifuza. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge.
turagushimiye data twese tuwushyize hejuru tuguhaye icyubahiro izina ryawe iteka ryose niryubahwe ubwami bwawe iteka ryose nibuze ibyo dushaka iteka ryose aho ryo tubaho mu isi kubaho mu ijuru turasenga cyane data twese ngo mbere na mbere tukwinginga tugusaba mw'Imana ngo umwuka wera atuyobore kandi atugenge muri byose mu bihe byose ahantu hose uduhe guca bugufi cyane gutuma twumva ijwi rye uduhe guca bugufi cyane gutuma twumvira ibyo adutegeka turasenga ngo witeka mw'Imana ngo utugire neza uduhumura amaso yacu kugira ngo tubashe kurebera ibaho mu maso yawe kugira ngo tujye tubiha ubusobanuro bikwiriye maze tubashe no kwitwara no kubyitwaraho uko bikwiriye izina ryawe nihabwe icyubahiro izina ryawe nishyirwe hejuru mu izina rya Yesu urakoze turagushimiye data wera amen isezerano ry'umunsi turisanga muri Timoteyo wa mbere 6:8-9 ho birivuga ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza ko abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza kuko abifuza ko abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza byanditse muri Timoteyo wa mbere 6:8-9 witeka guhumugisha bwo kwifatanya natwe witeka guhumugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana ndagusomisha ku Mana ngo witeka kuje umwuka wera witeka kuje ijambo ryera witeka kuje gutungana witeka kuje ubunyangamugayo witeka kuje kwera mu izina rya Yesu witeka kuje urukundo witeka kuje guca bugufi witeka kuje kumvira Uwiteka afungura amatwi kugira ngo wumve icyo umwuka arakubwira kandi aguca kwinshi cyane gutuma wumvira icyo umwuka aragutegeka izina rya Yesu witeka kuje imbaraga ze nyinshi witeka kuje ubushake bwe bwinshi witeka kuje urukundo n'ibyiza byose bimuturukaho ndagusabira ku Mana mu izina rya Yesu Kristo ngo kuba kw'Imana kukubeho kandi bazi Imana zikubeho byaturutse ku Mana byose bikugeneye bikugereho mu izina rya Yesu Kristo bitaraturutse ku Mana byose bikurimo ndetse byakugezeho bigukurwemo kandi bitandukanywe nawe mu izina rya Yesu Imana iguhumugisha Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye uhabwe umugisha n'Imana amen ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana buri munsi haba hari icyigisho soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe Yesu aguhumugisha kubwo kubana natwe imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi amen